Urupfu rw'aba bantu babiri rwo muri iki cyumweru rwongeye kwibutsa abaturage izina Munyongoro rihabwa abacukura amabuye y'agaciro bitemewe mu migezi itandukanye mu karere ka Karongi. N'abantu bigoye kuvugaho kuko atari buri muturage wemera kugira icyo abavugaho. Bamwe mu batuye mu kagari ka Kayenzi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi barasaba inzego bireba gushakira igisubizo ikibazo cy'urugomo bateza. Abantu baje nk'abakiriya nkuko twanaze turimo turabakiriye baraza baragura ariko ya makipe abiri ya Munyongoro noneho barangije barica buri wese yica yinywera babe kumwe mu musururu ushize bafata inzoga y'ibitoki ngo intambara tuye gukora nta muntu widukize umuhoro bawatse wa muntu wapfuye niwe bawatse nawe maze kumwambura baramukubita imyase aragenda ageze hano muri gare hano muri rompo arongera nyabyara mwanze munda arongera akata arazenguruka anyamukari ariko intambara yarangiye aranyagaruka azanyamabuye ataje gutera ba bantu basigaye bagarutse wo nkuru yera bamwatse niwo mutemesheje abazi bakima kumutema yasagwa hasi twe tw'abaturage twashishetse pe none twavuga ati turakuhamba bakakora ibyo bakora turi kureba umuntu arinda ava mu mwuka tuhagaze aho ngaho birarangira Kindi bapfaga ngo amafaranga yo muri Munyongoro yanze kubaha niko tubyumva byaba Munyongoro mu bajyane mwe mu bacumbikije abo bantu ni abantu bigize ibyihebe bagenda ari ikipe nta muntu bakoraho aho bageze hose barigenga barya ibintu by'abaturage ku ngufu ebana bakora ibyo bishakiye nk'aho igihugu ari icyabo abo bantu ba Munyongoro rero nge nkumva ko nkamwe abayobozi mwabitaho mukaba mudutabaye batemaguye umuntu baramwica kugeza ubwo haje n'umukecuru arebye ku byo bakoze yitura hasi nawe abikurizamo urupfu bakubise babiri ubwo bari batandatu ariko bakubitaga bari bane hakubitwa babiri umwe ngajya kwa muganga agezeyo ngo nawe acike ibitaro uwa kabiri ahita apfa ariwe bakurijemo urupfu imirimo yose ituye ku nkengero za Nyabahanga bakurandurira ibishyimbo cyangwa ibijumba iyo uvuze bakuzirika ku giti bagakora akazi uziritse barangiza akazi bakakuzitura ugataha abo bantu ni indakorwaho turaba bihereye twege ndumva atari abacu n'aba leta ubundi naho byo kuvuga ngo abaturage twege ntacyo dushinzwe imbere yabo n'aba leta ahubwo niba bananira ubwo turaje dushire. Ku bafite umuntu wapfuye bivuye kuri uru rugomo bavuga ko kubasobanura bitoroshye. Yagiye kureba kubera ko arwaraga umuvuduko arebye yahise yitura hasi ahita apfa. Yarafite imyaka ingahe? 63. Twasaba leta ko yadufasha igafata abo bantu ikabafunga ubuherezo n'abantu barabatega bakabambura utwabo. Ubuyobozi bw'akagari ka Kayenzi buvuga ko bwafashe ingamba zo gucura urugomo. Uyu ni Bwana Sibomana Abrahamu umunyamabanga nshingwabikorwa wako. Hari abafashwe bakekwaho ibyo byaha nubwo tukiri gushakisha n'abandi ariko abo dukeka bari hagati y'10 n'abandi barenzeho. Nyamara kubyumva twashyizeho ingamba zitandukanye zirimo gukazirondo ariko tukaba twagiriwe n'amahirwe yuko baduha izindi nzego z'umutekano zo kutwunganira kugira ngo icyo kibazo gikemuke kandi nizeye ko gikemuka. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye mu cyumweru gishize Bwana Muzungu Gerard umuyobozi w'akarere ka Karongi yavuze ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe ari ikibazo kigoye ariko kiri gushakirwa igisubizo. Ubu ni icyaha gihanwa nibyo turimo dushaka kwegeranya ibimenyetso ku bafashwe kugira ngo bakatirwe nibura bibe urugero rw'abandi. So nakazi dukora ka buri munsi ntabwo twavuga ngo twarahagaze cyangwa hari igihe tuzahagarara ariko twizera yuko ubuyobozi nibumara kubona bazahakora mu buryo bwemewe n'amategeko bizadufasha kugira ngo birwanya ku kajagari. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko aba bitwa ba Munyongoro bamwe ari abo mu kagari ka Kayenzi mu murenge wa Bwishyura abandi bakaba bo mu murenge wa Gitesi bose bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu mugezi wa Nyabahanga uca muri iyo mirenge. Aba baturage mu bihe bitandukanye bagiye bataka kwangirizwa imirima n'abakora ubu bucukuzi ariko na n'ubu nta gisubizo gifatika gihari. Uwamahoro Zainabo mu karere ka Karongi.